Iyi ni inkuru y'umugabo witwaga Rawuni wishe umugore we akimara kubyara abana babiri. Ese byaba byaragenze bite? Ubundi Rawuni umugabo w'uyu mugore ubwo yari avuye mu kazi yaje asanga umugore we ari kumwe n'utwana twe tubiri tw'impanga yarabyaye bameze neza bari gukina. Uyu mugabo ageze ahangaha mu rugo, Rawuni ageze iwe arangije abwira umugore we ati ndambiwe agasuzuguro kawe, ntabwo nzakomeza kubana nawe muri uru rugo. Ati uyu munsi nkwaye gasopo ya nyuma, ati niwongera kumenyera ntumbaze ngo bapfaga iki. Rawuni arangije ati ndakwiyamye n'undi munsi niwongera kunkora mu bwonko nzakumena. Umugore ati se urampora iki? Ni ikihe kintu waba uri kumpora? Ni iki turi gupfa njye nawe? Umugabo ati ndabizi neza ko iyo mvuye muri runo rugo hahita haza abandi bagabo warangiza ukanca inyuma, nicyo kintu gituma njyewe nkurakarira umunsi ku munsi. Ati njyewe rero Rawuni ati sinzabana nawe, kunca inyuma kwawe ntabwo nabyihanganira. Ese byagenze bite? Rawuni arangije yacunze umugore we yari agiye kujya mu kazi mu gitondo cya kare. Bari bafite umukozi muri urwo rugo. Rawuni agiye mu kazi, umugore wa Rawuni agiye mu kazi, nta kindi Rawuni yakoze. Rawuni yaje yarakaye afite umujinya udasanzwe, yarakaye yariye karungu. Arangije aza gati hari umugore yafashe ariwe wa mukozi wabo mu rugo, aramufata amuzirikira ku giti. Amaze kumuzirikira ku giti, Rawuni yari yarakaye cyane. Ubwo umugore wa Rawuni yari amaze kujya mu kazi, yasigiye umukozi za mpanga ze ebyiri b'abana be babiri abasize mu rugo. Rawuni arangije ari aho ngaho, nta kindi yakoze, yaragiye afata ba bana be babiri b'impanga bose arabica ahereye iruhande. Ndetse umugore wa Rawuni yari yagiye mu kazi, ubwo bivuze ngo Rawuni yari yafashe uriya mukozi wabo mu rugo amuzirikira aha ngaha ku giti. Rawuni arangije kwica umwana we wa mbere yica uwa kabiri. Ubwo bose yari akimara kubica. Ndetse umugore wa Rawuni agitaha, akigera mu rugo yaje asanga abana be babiri bose bamaze kwitaba Imana. Asanga Rawuni yirakaje ari aho ngaho ari kwisirisimba avuga ati umugore wanjye yagiye, uyu mukozi nawe ko namubona byaba byagenze bite? Gusa Rawuni akimara kwica ba bana be babiri nta kindi yakoze, yari araranganyije aragenda afata umukozi amuzirikira mu ishyamba, amusiga amaraso ya ba bana be babiri. Nyagasani, akimara kumusiga amaraso nibwo umugore we yageze mu rugo. Akimara kugera mu rugo nibwo umugore yahise amera nk'uguye muri koma mu kubona utwana twe tubiri twiza tw'impanga twitabye Imana. Nibwo yahise arakara aramubwira ati rero ibi byose ntabwo njye nabyumva. Umugore